Ese wari uzi ko ushobora gufungura Facebook ihembera views hano mu Rwanda? Hari abantu benshi batazi ko Facebook ishobora guhemba amafaranga menshi kurusha YouTube. Niba ubishidikanyaho, ndaza gutanga ubusobanuro buhagije ku mpera ya video. Tusabwa no kureba video paka kugeza ku musozo. Nkuko nari mbivuze, Facebook ishobora guhemba amafaranga menshi nta kintu igendeye kuri content yawe, abayirebye ndetse na views wagize. Nta kindi kintu igendeyeho. Gusa ariko nubwo Facebook ihemba amafaranga menshi, hari ibihugu byabugenewe iyo Facebook ishobora kuba ikorerwamo cyangwa se abo bemerewe guhemba baherereyemo. Gusa ariko amakuru mabi nuko u Rwanda rutarimo. Gusa ariko muri iyi video nta makuru meza kuri wowe ugiye kuyibona, kuko ugiye kumenya uburyo ushobora gufungura Facebook ihembera views kandi uri hano mu Rwanda. Niba ari ubwa mbere ugeza, kanda subscribe, unafungura inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona video tugenda dushyiraho. Niba ari wari usanzwe uhari ariko ni byiza, kanda like ndetse sharing no ku bandi batarareba video kugira ngo babashe kuyibona. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gufungura Facebook iguhemba kuri video, kuri post zawe ndetse no ku bindi byose upostinzeho. Icyo ngusaba ni ukugendana step by step. Step ya mbere rero tugiye guheraho, uraza hano kuri Facebook yawe. Reka duhere kuri right ndetse turaza kugera kuri Facebook nini. Yes, mbere yuko mbereka yuko tugiye kubanza turebe se Facebook yo mu Rwanda iba imeze gute. Ese ubundi hasabwa iki kugira ngo umuntu atangire guhemba? Yes, uraza ufungure Facebook yawe, hanyuma numara kuyifungura urabona ni iyi ngiyi. Yes, numara kugeramo uraza ukanda hano ku tudomo dutatu, ku turongo dutatu. Hanyuma hano uba ugomba kuba ufitemo account yawe. Urugero ushobora kuba ufite page cyangwa se profile, ariko icyo nje kukwereka hano ni ukubanza kukwereka ese Facebook yo mu Rwanda ubundi iforomye gute. Ni ukuvuga ngo Facebook yo mu Rwanda nuko iforomye muri make, mu ishusho yayo nuko imeze. Nuza hano kuri marketing urasanga nyine hari abantu benshi rero bazakubwira ngo ubu nibwo buryo burimo bwo kuza ugaposting ikintu hano ngo ukabona gukoreramo amafaranga. Abo bantu barakubeshya cyane, kuko Facebook ishobora no kuguhembera content nkuko kuri YouTube bigenda. So rero hano hari umuntu uzaza akakubwira ati hano ushobora gukoreraho ubucuruzi. Yego, nabyo birashoboka, n'uburyo bwiza bwo gukoreramo amafaranga, ariko nanone hari uburyo nyine bwinshi ushobora gukoresha Facebook mu gukorera amafaranga, mu kuyibyaza umusaruro. So rero hano muri kubona haba harimo ibicuruzwa byinshi, ntabwo nje kubyamamaza, nje kubereka ese Facebook ubundi yo mu Rwanda ibimeze gute. Ndaza kubereka nyuma ese ubundi usabwa iki kugira ngo Facebook ibe yaguhemba. Turaza kubirebera hamwe muri video nyuma ku musozo kugira ngo video itaza kuba ndende. So rero ngiye kubereka uburyo ushobora kuyifungura. Icya mbere uraza ukande kuri Facebook yawe, hanyuma numara kuhakanda uraza hano kuri hano handitse ngo app info. Yes, numara kukanda kuri app info uramanuka hano hasi, hanyuma ufunge link ku buryo nidukoresha Chrome bataza kutwinjiza muri app. Hanyuma uraza no kuri Facebook nini iyi ngiyi, hanyuma nayo uyikandeho, then umara kuyikandaho naho uraza uclosing link. Yes, ibi rero iyo birangije uza hano kuri Play Store, hanyuma ukaza hano kuri search aho usacingira ama application yawe, hanyuma ugasacingamo app yitwa VPN. VPN Secure.
kumubona mbyanditse. Yes, barahita bakuzanira iyi application. Iyi application naberetse ukuntu ikora, ni application nziza, ni VPN nziza ndetse inatanga internet. Ni app nziza. Ni utararebye video manuka hasi urebe uri ushobora kuyiconnecta ugatangira gukoresha internet y'ubuntu. So iyi VPN rero niyo tugiye gukoresha kugira ngo tubashe gufungura Facebook ihemba views. Muri hangana video ishobora kuba ndende ariko ni inshingano zawe kuyireba paka igeze ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Uraza rero numara kuyidownloadinga urayifungura. Yes, urayifungura, urategereza ifunguke. Nababwiye ko iyi app ari app nziza ishobora kuguha internet y'ubuntu ukayikoresha nta kindi usabye. Uraza ugaconnecta gusa, nta fayiro gusa. Abantu benshi bagiye banyandikira ngo se ngikora kuri Airtel. Ntabwo ikora kuri Airtel, ni kuri MTN gusa. Kireka ku muntu ukeneye kuyiconnecta nyine ashaka kuyikoresha muri ubu buryo, ariko ukeneye ko iguha internet y'ubuntu connecta na MTN gusa. So ako kari agaciyeho. Twihuse rero numara kuyiconnecta, kindi kiba gisigaye uraza hano kuri Chrome yawe. Yes, uraza hano kuri Chrome yawe uyikandeho. Then so numara gukanda kuri Chrome uraza searchingemo Y3. Yes, ndabona byanaje hano Y3 facebook.com. hanyuma ukandeho. Numara kuhakandaho uraza wongere ukandeho. Yes, nubu utafunze zira link nka kuri twabigenje ufitemo app barahita bakujyana muri app. Niba rero utabibonye usibe app urongera kuza kuyisubizamo nyuma. Hanyuma rero icyo tugiye gukora hano tugiye gucreate account nshya ariko twafunguye VPN. Ni ukuvuga ngo nubikora VPN yawe itari open nta kintu biza kuba bimaze. Yes, icyo ukora rero uraza hano handitse ngo create account. Yes, narababwiye ngo iyo umaze gufungura VPN mbereke. Yes, VPN. Iyo umaze gufungura VPN uraza ukareba hano ukareba location iriho. Reka turebe location iriho. Yes, murabona ko location iriho iri out. Ni ukuvuga ngo iri muri location iyo ariyo yose. Noneho twebwe kuko dushaka gufungura Facebook yo muri United States, turaza duconnecte na United States. Yes, yeah, murabona duconnecte na United States. Murabona niho aka kantu kari. Yes, ugomba kubimakinga sure nabyo ko ariko bimeze. Urabona ko kari muri United States. Hanyuma ukagaruka inyuma hahandi nyine kuri Chrome yawe aho tugiye gukoresha duclear Facebook. Hanyuma ukahakanda then ukaza ugaclear Facebook yawe. Andika amazina yawe abanza, first name izina rya kabiri, hanyuma ugahita ukanda hano next. Yes, hano ushikiramo igihe wavukiye. Urugero iyo udashaka gushyiramo wenda igihe kiririyo ushyiramo umwaka gusa, kuko icyo ko ntiwabeshya ngo unabeshye umwaka, kuko hindura umwaka wenda reka tugire nka 2. Reka dushyiremo nka 2 hanyuma turekere uko. Si ngombwa ngo ushyiremo ibyanyabyo ku mwaka gusa, icyo uhindura cyo ni umwaka, kuko haba harimo 2025 kandi umuntu ufungura Facebook agomba kuba yujuje imyaka 18. Ntabwo ari za zindi uwari we wese aba yemerewe gufungura. So hano rero ikindi cya kabiri uraza kwemeza nyine gender yawe, nyuma ugahita ukanda next. Hanyuma hano rero icyo ukora ntabwo ukoresha nimero yawe ya telefone, ibyo bibaye clear. Turakoresha email. Tukanda next. Shyiramo email yawe ya telefone. Yes, hanyuma rero hano bahita bakubwira ko account yawe
imeze neza. Tugiye gukora login, buri account tumaze kuyifungura, nta biba birenze, account iba irangiye. Yes, hano muri kubibona. Yes, hano rero badusabye email, bayohereje kuri phone yacu. Reka tujye kureba agakode batwoherereje muri email. Turaza muri email. Ndizera ko umuntu tutagendanye nyamuneka rwose urasigara, kandi burya gusigara ntabwo aba ari ibintu byinshi. Murabona kode bamaze kuyohereza. Kazi uyikopiye, then ugaruke hahandi uyishyiremo. Yes, urahita ushyiramo kode yawe. Then hano bagubwira create password, ariko ushatse urayiskypinga kuko n'ubundi uba washyizemo email yawe. Iyo bishatse winjirira kuri email, baguha agakode nka kuriya, ugashyiramo email, hanyuma ugahita ukora save. Hano hasi muri kubibona. Ndizera ko inzira zose twagiye ducamo mwazibonye. Yes, mushobora rero kwibaza ngo bigenze bite. Ni ukuvuga ngo iyo wafunguye account, ni ukuvuga ngo nari narafunguye account, ni ukuvuga ngo bansubije muri account nari narafunguye, gusa ariko nayo niyo muri USA, muri USA, ariko ziranzira nagiye nyuramo nizo nawe ucamo. Ndizera ko icyo kintu gisobanutse mu cyumvise. Ni ukuvuga ngo hano bahise banyereka ko ari login ngiye gukora login, kuko urumva ni wakora account ebyiri hano ntibyemewe. Kumwe umuntu afungura Facebook myinshi ntibyemewe. Bahise bangarura muri account nafunguye mbere, ariko nta kibazo, nayo niyo muri USA imeze neza. Yes, tugiye kurireba rero uko iba yubatse by'umwihariko. Ni ukuvuga ngo inzira naciyemo fungura ni ziriya, nawe nizo uri bucemo, nta kigoye kirimo. Ndetse iyo ugize ikibazo uranyandikira muri comment ukambwira ngo hano sindi kubyumva, ndagufasha neza cyane. Ufasha kwiyandikisha paka ukayifungura. Yes, account rero niyo nari narubatse. Murabizi ko ngiye mbagezaho ikintu nabanje gukurikirana neza, nkareba n'uburyo gikora ndetse n'inzira zose bibanza gucamo kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Iyi account rero banzanyemo niyo nari narubatse before. So rero hano tugiye kureba se ubundi iyi account yo imeze gute. Urabona ko inshuti zo n'ubundi tuzigira nta birenze, ariko ibitandukanye n'iriya nyine. Urugero nituza hahandi kuri market bagusaba gushyiramo ururimi uzajya ukoresha, ariko reka dukoresha Icyongereza, and then ugakanda confirm. Ni ukuvuga ngo hano ibintu byose ubu bibona nkaho ari ibyo muri USA. Ubona ibintu byo mu Rwanda ariko n'ibyo muri USA nabyo biba birimo. Nuza hano kuri notification nabwo urabibona, no kuri marketing nabyo n'ubundi ni ibisanzwe. Yes, nuza hano ku turongo dutatu ukahakanda. Abantu mutari bubisobanukirwe cyangwa se mutari bubashe kubimenya, nta kibazo, unyandikire umbwira ati ngewe hano sinahumvise, ariko icy'ingenzi ni ukumenya inzira naciyemo n'ubundi nizo ucamo. Mwabibonye nta kigoye kirimo. Okay, kaza ugakanda hano kuri profession dashboard. Yes, murabona ko hano haba harimo inzira nyinshi utabona iyo Facebook yo mu Rwanda ifite. Hano haba harimo inzira nyinshi Facebook yo mu Rwanda itagira. Hari uburyo rero bwa monetization, ari bwo buryo nshaka kubereka, ndetse hari nabwo bwatumye nkora iyi video. Ubu rero ubu buryo bwa monetization cyane cyane mu Rwanda tutagira. Bushobora kuba buhari ariko budakora. Ni ukuvuga ngo rero ubu buryo kugira ngo bubashe gufunguka, hari byinshi ugenda wuzuza ugaragaza ko uri umu content creator
ndetse aribyo tuzagenda turebera hamwe. Ni ukuvuga ngo hano haba harimo uburyo bwinshi butaragenda bufunguka kubera ko uba utaragaragara neza nk'umu content creator, utarashyiraho amavideo, utarashyiraho post, utarashyiraho n'ibintu byinshi. So rero urumva ko uba ukiri umuntu mushya, hari n'ibindi byinshi biba bitarafunguka kugira ngo wemerwe nka content creator. So rero nababwiye ko nza gusobanura uburyo Facebook yo mu Rwanda ihemba. Facebook yo mu Rwanda nk'uko nari nabibabwiye, ntabwo Facebook yo mu Rwanda ihemba. Ni ukuvuga ngo kugira ngo Facebook yo mu Rwanda iguhembe, saba ko haba hari nk'umuntu wo muri USA ukonegitaho Facebook yawe, akaba yakukorera monetization, hanyuma akabona kuyigusubiza, hanyuma wowe ukabona kuyikoreraho. Iyi Facebook rero mberetse ushobora kuyikoreraho monetization uri mu Rwanda, aribyo tuzagenda turebera hamwe. Wowe icyo ngusaba no gukora subscribe ukankurikira kugira ngo ninshyiraho video nshyashya ujye uyibona hejuru kuri notification ya telefone yawe. So rero nzagenda mbigisha uburyo bwinshi ushobora gukoresha tumonetiza page ndetse dufungura page. Hari abantu batazi no gufungura Facebook page, ibyo byose nzagenda mbibereka. Yes, murabona ko ngenda ifite ni iyi ngiyi Olivier Official 25 ni iyi ngiyi. So rero hari abantu batazi kuyifungura Facebook, hari abantu batazi ngo Facebook bayimonetiza gute. Ibyo byose tuzagenda tubirebera hano kuri iyi channel. Icyo ngusaba rero nta kindi ni ukugumana nanjye, video reka nyisoreza aha ngaha kugira ngo itaza kutubana nini. Gusa icy'ingenzi icyo utumva nako unyandikira aho muri comment, ejo nzakigusubiza nta kibazo. Murabizi ko comment zanyu ndazubaha cyane. Yes, murabizi ko comment zanyu ndazubaha cyane. So wowe icyo utaza kumva cyangwa se aho uri bubone ukabona ntibigenze neza, nta kibazo unyandikire, ndagenda ngufasha cyane. Yes, muri kubona ko iyi ni profile nafunguye, ariko nzabereka n'uburyo mufungura Facebook page nayo yo muri iyi account. Ni ukuvuga ngo iyo wafunguye profile imeze gutya, ubusabwa no gufungura page nayo wakonegise VPN, kuko ushobora gufungura page utakonegise VPN, iyo page ikaza ari ifite location yo mu Rwanda, kandi urumva nujya gukora monetization bishobora kutazakunda. Bisaba kwitonda, niyo mpamvu ngusaba kugumana nanjye. Kora subscribe, hanyuma buri kantu kose uzajya ukura hano uzajya ugenda ugakore fresh 5 kwa 5. Yes, murabona ko ngenda cyari mushya, urabona aba followers ni 4, views ni 8, account nyifunguye vuba, ndacyari mushya. Murabona hari byinshi hano biba bitarafunguka, hano za stars ziba zitarafunguka, murabona biba bitarafunguka byose. Ibyo rero tuzagenda tubirebera hamwe mu yindi video nzakurikizaho. Icyo ngusaba rero ni ukugumana nanjye kugira ngo ujye ukurikira akantu ku kandi. So reka mbashimire rero mwakoze ko tubana. Thank you so much. Ugize ikibazo wese anyandikire, wiyandikishije biganga unyandikire muri comment, nibiba ngombwa ndasigamo na nimero yanjye uba wanyandikiraho kuri WhatsApp. Ndagufasha cyane ku create account, kazi imeze neza cyane. Thank you so much. Reka mbashimire. Ciao ciao.